ubuzima bwose, itangazo rya mbere nshaka kubaha, butuzuye ibya Kristo ntibushobora kunezerwa. Icyakora bushobora kugaragaza mudu yo kunezerwa, kandi dutandukanye mudu yo kunezerwa no ku umuntu afite umunezero. Iyo twuzuye ibya Kristo, umunezero ni automatique, kuko bimwe mu butunzi bwo mu ijuru bujyana n'ibya Kristo. Habitsemo umunezero, habitsemo umunezero tudashakisha, tudapirata, tutagira ukuntu dushakisha. Habitsemo umunezero. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abantu bimereye nabi, hari umuntu aza hano mu rusengero avuga ati impamvu uri kubyina kora nuko haza yarariwe, ari umuntu wariwe, washaririwe, wabihiwe. Ariko ndashaka kubatangariza ko ibya Kristo bizana ikirere cy'umunezero. Haleluya. Niyo twasenge cyo kiraremereye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, uko ibya Kristo bigwira niko bizana ikirere cy'umunezero. Imana nishobora kwemera kuyobora ubuzima burimo umubabaro, burimo agahinda, burimo intimba. Kandi mbibutse ko ibyo bintu biraturanye, umubabaro, agahinda, intimba biratumirana. Iyo kimwe cyaje gihamagara ikindi, bifite ukuntu bifitanye isano ya bugufi. Ugasanga umuntu yarariwe ni indakare, ntashobora kwinjoyinga ibintu byo mu Mana. Kandi ibintu byose mubona hano mu rusengero Yesu yarabyishyuye ngo tubyinjoyinge. Iyo twuzuye ibya Kristo, umunezero ni automatique, kuko bimwe mu butunzi bwo mu ijuru bujyana n'ibya Kristo. Habitsemo umunezero. Irabizi ko abantu ari abakene, ariko hashimwe Imana ko ifite imbaraga zo kudukenura. Twarasenze ishyamba riraka, twakoze n'amakosa, aho twiga muri segonderi wakwinjira mu ishuri ugahanura, duhura n'abaduhugura. Hari ukuntu umuntu avuga ururimi ukumva rukennye umumaro, ukumva ni mudu, kubera ko yabibonye ku barokore, ariko ukabona harimo ubukene. Bese ukibaza ururimi ruje gukemura ikihe kibazo? Kuko nta kintu cy'umwuka gipfa kumanuka ubusa. Buriya ari amakorasi mwateraga yari afite ikintu Imana ishaka kuyakemurisha, kuko Imana ntiyabiha umwanya, ntiyabiha na gahunda. Hari impamvu z'Imana ziremereye z'ibyo ishaka kubikoresha. Ariko hari ukuntu umuntu avuga, mundebe hano, njye nanavuga n'urwiza nk'umuntu wazivuzeho nyinshi cyane. Shando talose tangiti atapisi, muvuge ngo nibyo wigira. Inzira y'ukuri kuri GANZA TV SHOW. Kora subscribe, comment ndetse na share ku biganiro byacu bya buri munsi. Yakozwe n'umwa bice byaho 8 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Ku murongo wa 4 aravuze ngo nuko batatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga, kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Tuvuge ngo amen. Yamvuze mushumba, nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo w'iNYARUGENG. Nshimiye Yesu ko yongeye kungirira icyizere cyo kugaruka ahangaha. Mu byumweru bishize namaze iminsi hano mu iteraniro rya mu gitondo ry'abandi bazinduka cyane. Ndashimira umwami ko angiriye icyizere cyo kongera kugaruka. Imana irakoze. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo ritoya, kandi nanjye ndimo nyategura, numvisha harimo umukoro munini w'ibintu tugomba gusengera. Urumva rero ni ijambo rihuye n'icyerekezo dufite cyo gufata umwanya uhagije tugasenga. Ni ijambo rifitemo ibyifuzo byinshi byo gusengera, kandi umwuka wera afite imbaraga zo kubikora mu minota mikeya tugasenga Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ikirere cy'umunezero. Ikirere cy'umunezero. Ikirere cy'umunezero. Uyu mugabo witwa Filipo ageze i Samariya avuye i Yerusalemu mu karengane gakomeye kari katangiye kubaho mu ntumwa. Niyo makuru make nshaka gutanga, ariko ahagera yuzuye ubuntu bwinshi bw'Imana. Nubwo ari impunzi asa n'uhunga, ariko ahunganye ubutunzi bwinshi bw'Imana. Arahagera rero i Samariya. Ariko iyo usoma Bibiliya, ageze i Samariya ahasanga ikintu kidasanzwe. Asanga abantu baho barabihiwe,
barabihiwe, bafite ikirere kibi, ntibishimye, nta munezero ugaragara, ni ikirere nyine kirimo kubihirwa gukomeye. Urumva Filipo ahageze afite ubuntu bwinshi bw'Imana, kandi bari bafite ibihe by'ububyutse. Muze kunyumva bene data, ku buryo mu bihe by'ububyutse mu itorero rya mbere babuze n'umwanya wo gutanga ubuhamya bw'aho bakomoka, kubera ko batangaga ibintu biri direct, bakura ku Mana direct. Nta mwanya bari bafite wo gutanga ibintu biturutse muri bo no mu mateka yabo. Uriho muranyumva? Haleluya. Mugemere mbaganirize nkuko njya nganiriza abasaza biwacu, ariko ndavuduka ndihuta mvuga amagambo menshi. Urumva Filipo arahageze, afite ibintu byinshi by'Imana muri we, ariko ari guhunga nyine, ahunga karengane. Ariko iyo usomye Bibiliya, wari n'umugambi w'Imana ukomeye. Ntabwo Imana ari bahaye umwuka wera n'ubutunzi bwinshi bw'Imana ngo bakore itsinda ryo kubugumana bajye babwinjoyinga nkuko tubivuga mu Kinyarwanda cy'Icyongereza cy'uyu munsi. Oya, niyo mpamvu yabakubisemo akantu kugira ngo bigere ku mugambi wayo. Muri ako kantu rero byasabye ko bamwe banahunga kubera karengane. Filipo rero afite ubutunzi bwinshi bw'Imana, uriho muranyumva, uzuye umwuka wera mwinshi. Kankoresha Ikinyarwanda cy'uyu munsi, afite amavuta menshi y'Imana, ariko atarimo gupapira beshya. Ntabwo yari mudu yari afite, ahubwo bwari ubuzima bubitse muri we. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ahageze asanga ikirere cy'Isamariya abantu bose bakirimo ni indakare, barabishye, barashaririwe, n'abantu batishimye, n'abaseka n'abishima baseka, ariko mu buzima bwabo bw'imbere batishimye, batanezerewe. Muranyumvise noneho? Imana ibaha umugisha ubwo munyumvise. Kanihute rero, Bibiliya iravuga ngo ahageze yahasanze ibintu bitatu bikomeye. Mu ndebe hano bibabwire. Ijambo rya mbere, ageze i Samariya, kimwe mu kintu cyatumaga batanezerwa ni abadayimoni bari batuye muri bo. Bari bifitiye abadayimoni bituriye mu buzima bwabo. Noneho icyo ngicyo ikaba intambara ikomeye, yuko mu by'abadayimoni bazana ntago bazana umunezero w'ukuri, bazana ibintu bya pirate. Umuntu aseka nyine ariko atanezerewe, umuntu akagaragaza ibimenyetso by'abantu banezerewe ariko mu mutima atanezerewe. Rero abadayimoni bari batuye muri bo. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, bari bafite Isamariya cyari gikomeye, bari baragize ikibazo cy'ubumuga. Muriho muranyumva? Butandukanye, niryo jambo ngira ngo Ikinyarwanda ryumvikana. Babanaga n'ubumuga butandukanye, nabwo bubababaza, bamwe bukababaza ijoro n'amanywa na mu gitondo na nimugoroba, bifitiye ubumuga muri bo. Noneho bigatuma batanezerwa. Icya gatatu gikomeye cyari gihari, bari bafite umupfumu ukomeye witwa Simoni. Bibiliya iravuga ngo bamwitaga imbaraga y'Imana yitwa ikomeye, ngo yabatangarishaga iby'ubukonikoni n'iby'ubupfumu akabemeza. Uwo rero kubera icyo kirere kiri mu bupfumu, kirimo abadayimoni bibera mu bantu. Yesu ni mwiza. Haleluya. Yesu ni mwiza pe. Ahagera afite ubuntu bwinshi bw'Imana, ngo barebye abona nta yindi mpano yabaha ngo baganirize ibya Kristo. Ngo baganirije ibya Kristo, nabo Imana ibafungura amatwi, babitega amatwi, ntihagira urangara, baba maso, babitega amatwi, babiteza amatwi. Uko ibya Kristo bigenda bigwira muri bo, akabona hari ibimenyetso bihinduka. Uko ibya Kristo bigenda bigwira muri bo, muriho muranyumva? Akabona hari ibimenyetso bihinduka. Muriho murabyumva? Uko abaganiriza ibya Kristo, naratangaye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubuzima bwose, itangazo rya mbere nshaka kubaha, butuzuye ibya Kristo ntibushobora kunezerwa. Icyakora bushobora kugaragaza mudu yo kunezerwa, kandi dutandukanye mudu yo kunezerwa no kuba umuntu afite umunezero. Iyo twuzuye ibya Kristo, umunezero ni automatique, kuko bimwe mu butunzi bwo mu ijuru bujyana n'ibya Kristo. Habitsemo umunezero, habitsemo umunezero tudashakisha, tudapirata, tutagira ukuntu dushakisha. Habitsemo umunezero. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kandi ibyantangaje bikantera ubwoba nuko ibya Kristo bizana ubuzima. Bizana iki? Bizana ubuzima.
ngiye kubavangavanga mwese uko muri hano, ariko ndabagarura nabi wacu njya bibabwira. Ndashaka kubavangavanga mu ndebe. Buriya ba Petero na ba Yohana, aba ba Filipo bamaze kuzura umwuka wera, nta mwanya w'ubuhamya bagize. Ntawe. Uzasome Bibiliya. Petero ntiyababwiye ukuntu yarobaga i Galilaya, jamais. Nta mwanya yari afite. Muzasome ba Filipo n'abandi, nta buhamya bigeze batanga. Muzi impamvu? Bari bafite isoko yuzuye ibya Kristo, badashaka kuvangiramo ibindi bintu. Iyo ibya Kristo bituzuye mu buzima bwacu, dukora ibihimbano byinshi tubyitirira ibya Kristo, bikagaragazwa n'intege nkeya atari imbaraga nyinshi z'Imana. Ni nayo mpamvu generation iki kinyejana harimo ibibazo byinshi, kubera ko abantu benshi badafite ibya Kristo muri bo byinshi. Uriho muranyumva? Tugerageza gukora ibihimbano byinshi kugira ngo tugaragaze yuko tubifite, ariko Imana ipima imitima ikayigenzura, ikayimenya, ikayinjiramo. Irabizi ko abantu ari abakene, ariko hashimwe Imana ko ifite imbaraga zo kudukenura. Mbagarure ne kubavanga. Hari ibintu bikorwa muri kino kinyejana ukabona n'ubukene. Kambaho ibimenyetso bibiri byonyine. Icyambere ni indimi abantu benshi bavuga, indimi z'umwuka. Kubera ko ngewe nakirijwe muri ADPR kuva ku myaka 6, kaba ndengejemo imyaka irenga 30, nta kintu wambeshya cy'Imana. Nabibwiye abantu muri burakeye, twasomye amandiko, twuriye ibiti, twarasenze ishyamba riraka, twakoze n'amakosa, aho twiga muri segonderi wakwinjira mu ishuri ugahanura, duhura n'abaduhugura. Hari ukuntu umuntu avuga ururimi ukumva rukennye umumaro, ukumva ni mudu, kubera ko yabibonye ku barokore, ariko ukabona harimo ubukene. Bese ukibaza ururimi ruje gukemura ikihe kibazo? Kuko nta kintu cy'umwuka gipfa kumanuka ubusa. Buriya amakorasi mwateraga yari afite ikintu Imana ishaka kuyakemurisha, kuko Imana ntiyabiha umwanya, ntiyabiha na gahunda. Hari impamvu z'Imana ziremereza ibyo ishaka kubikoresha. Ariko hari ukuntu umuntu avuga mu ndebe hano, ngena navuga n'urwiza nk'umuntu wazivuzeho nyinshi cyane. Shando talose tangiti atapisi, muvuge ngo nibyo wigira. Bimwe mu bimenyetso by'ubukene muzabona harimo n'indimi za pirate, kandi hano hanze hari n'ikibazo baranazigisha. Murabizi ko bazigisha mu madini amwe namwe. Ubundi abantu bavuye i Burayi bakennye nabo bavuga ko Abanyafurika impamvu barushaho no gukena no mu mwuka, ntago bajye basenga mu ndimi. Barazigisha rero ko bati kugira ngo ukire wumve mu mwuka umeze neza, shatitaki palasi atapasi tangasi shishi pakatikati. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'ubukene. Ikimenyetso cya kabiri cy'ubukene nuko abantu bakorera Imana ari fotokopi atari original. Ugasanga umuntu aragaragaza ibimenyetso byo kunezerwa, ariko mu mutima atishima na gatoya. Donc ikimubabaza araza kugifata hara ku irembo akagitahana, akararana ubuzima bw'amarira n'agahinda. Ariko kubera ko tuba mu muco nyarwanda udatuma umuntu yiyerekana uko ari, umuntu nyine akagerageza kugaragara uko ari. Tuzariri, murabona ukuntu niyigira. Wabyitegereza ukabona dukeneye inkunga y'Imana kugira ngo Imana ituvure. Haleluya. Arabaganirije rero avuga ibya Kristo. Ntabwo Bibiliya ivuga detail. Ntivuga ko yavuze umusaraba, ngavuga umuzuko, avuga kuvuka kwa Yesu, avuga gucungura. Ibyo ntabwo Bibiliya ibivuga, ariko yavuze ibya Kristo. Uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, uko bibagwiramo, bimaze kubagwiramo bose. Bibiliya iravuga ngo i Samariya haba umunezero mwinshi. Urumva hari ikirere cyayutse, ikirere cyo kumera nk'abajanja wide na Boko Haram. Hari igihe umurokore ukabona ameze nka Boko Haram y'umwuka, arareba nabi sa nabi, nta kintu kimufasha, nta munezero. Niyo mpamvu mwaduhataga, ntimukanye muduhata. Abantu bimereye nabi. Hari umuntu aza hano mu rusengero avuga ati impamvu uri kubyina kora nuko haza yarariwe, ari umuntu wariwe, washaririwe, wabihiwe. Ariko ndashaka kubatangariza ko ibya Kristo bizana ikirere cy'umunezero. Haleluya. Niyo twasengeye cyo kiraremereye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Uko ibya Kristo bigwira niko bizana ikirere cy'umunezero.
Imana ntishobora kwemera kuyobora ubuzima burimo umubabaro, burimo agahinda, burimo intimba. Kandi mbibutse ko ibyo bintu biraturanye, umubabaro, agahinda, intimba biratumirana. Iyo kimwe cyaje gihamagara ikindi, bifite ukuntu bifitanye isano ya bugufi, ugasanga umuntu yarariwe ni indakare, ntashobora kwinjoyinga ibintu byo mu Mana. Kandi ibintu byose mubona hano mu rusengero Yesu yarabyishyuye ngo tubyinjoyinge. Nta na kimwe kitishyuye, korasi irishyuye, indirimbo zirishyuye, aya magambo ndimo ndavuga arishyuye, aya matara mubona arishyuye. Nta kintu na kimwe Yesu atishyuye kugira ngo tukinezererwe. Iyo rero tutanezerewe, turi abantu Imana, turi abakristo, abandi bo bamerewe nabi. Imana imfashe muze kunyuma kugira ngo nihute rero. Yesu ashimwe. Hari ibintu bitatu nibyo ndi buvuge byonyine, namwe muzashaka ibindi bishobora gutuma umuntu akena ikirere cy'umunezero, akabaho ubuzima bwa Kristo ariko abihiwe, ashaririwe, ataryohewe, nta byishimo ajya agira. Icyambere mu cyandike ni umwuka wo kwigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi, munyumve neza, ndashaka gusobanura amagambo abiri. Kwigira ku bandi biremewe, ariko kwigereranya n'abandi mu isuka ntibyemewe. Kuko Imana ihamagara, ntihamagaye rusange, yahamagaye njyewe Jean Paul. Mundebe hano baganiriza. Ubu ngiye mubona hano ndakarabo keza k'Imana, kandi ntabwo nshingira ku bisobanuro mumpa, nshingira ku bisobanuro yampamagaye imereza. Muranyumvise? Iyo rero umuntu atangiye kwigereranya, buri gihe akenshi, kubera ko mu buzima haba hari abantu bagusize, Satani aguhuza n'abagusize buri gihe. Noneho umuntu yakwigereranya agatangira kurira atarasoza. Ni nacyo cyabaye ku bagabo bagiye gutata mu gitabo cyo kubara 13:33, ngo bagiye batata bahuza igihugu n'iby'Imana yavuze, bakabona imbuto z'umwima mbere, amakomamanga, imbuto nziza, ku buryo iseri rimwe cyangwa benshi mu cyongereza ryateruwe n'abagabo babiri. Murumva ibintu Imana yavuze bitari bihari, ariko ngo barimo batembera bahura n'itsinda ry'abagabo bitwa Banaki. Aho kugira ngo birebere mu Mana, ngo bahita bigereranya 10 muri bo. Kandi abo bari batoranije bari imfura, nimutekereze ko ari abagabo boroheje, bari imfura, bari abagabo bazwiho ibigwi, bari abagabo bagiye batoranya mu miryango, ngo bigereranyije nabo, ngo babona n'inzige. Imana iravuga iti sinzashyigikira inzige, aba bazagwa mu butayu, bazarya nk'inzige, bakankorera nk'inzige, bakama mu gihugu nabasezeranyije nk'inzige. Ubu imyaka yose namaze mbayobora ndwana nabo, imbaraga nashoye mu Egiputa ngo mbakure nyobo y'inzige kweri. Kandi mbibutse ko ari imyumvire gusa bagize. Urumva barareba Banaki, uko babareba bakibona nk'inzige, bibonye nk'inzige, Imana bakura ku rutonde rw'abazarya ibyiza byo mu gihugu. Kandi ndabibutsa ko abanyabwoba nibo bavuga mbere, bakunda amagambo. Muzanabire no mu buzima busanzwe muri Afurika, umuntu ukize ntavuga amagambo menshi. No muri korari mujya mubibona, umuntu ukennye burya ni utanga ibitekerezo byinshi. Aravuga ati njye numva twazana 500, Ruwiza akayazana, tukazatwara ibyumba bimwe tukabyikora, ariko ukizagira arya rimwe. Aravuga ati njye ndumva ibyuma nzabitwara, inama ikabera soje. Nuko nguko bigenda. Umuntu rero wakennye umumaro, hari igihe yitanguranwa agashaka kuvuga. Ngo baraje rero bakigera iruhande rwa Mose, mu minsi bari bamazeyo batatu. Mose arababwira ati mumbwire inkuru muvanyeyo. Baravuga bati igihugu twanyuze mu cy'uditatu cyari igihugu cyiza cy'amata n'ubuki. Uriho muranyumva? Gifite imidugudu miremire, bavuga ibintu byinshi. Karebu yumva bari baramutindira, aravuga ati ko duhute vuba tugeyo, Imana yamaze kubyemeza. Ibimenyetso mfite n'ibyo mvanyeyo birerekana ko Imana yamaze kubyemeza. Mwintinza muvuga amagambo menshi, ngo bahita bakora ikosa rikomeye ryo gusohora imyumvire yabo banayanduza n'abandi. Baravuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige ku Banaki, nabo bakabona tumeze nkazo. Nimwebwe mwahoze muririmba, muze hano mbakoresha. Nawe ngwino mundebe hano, mundebe hano, munkurikire inyuma dukora umurongo. Nimurebe Imana kugira ngo bakure mu Egiputa. Ubwo Imana iri imbere yanjye, ngewe ndatuvuga ko ndi Mose, ntabwo ndi Mose murabizi, ariko ni ikigereranyo. Abangaba nabo turi kumwe. Kugira ngo Imana bakure mu Egiputa yakoresheje ibintu 7. Yakoresheje amaboko akomeye, ukuboko kurambutse, ibimenyetso, ibitangaza, intambara. Burya inyuma ya bya bindi byose mwabonaga by'ibyago, Imana irimo inarwana.
ijye kwa Farawo ikamuniga iti urabarekura simbarekura, kavuga ati ejo nzagaruka, kavuga ati uzabarekura, igakoresha n'amaboko arambutse. Amaboko arambutse n'iki? Nafata imigambi iri kure, kurya Imana yibonera kuri koherezayo ukuboko kurambutse kukayinigirayo. Imana ikoresha ibintu birindwi ngo baveyo. Haleluya. Murabe namwe ibyo bintu Imana yakoresheje. Igiye kubabwira igihugu, irababwira ngo igihugu mbahaye ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ni igihugu muzariramo ibyo kurya ntibiburi, ni igihugu nitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka nkageza mu iherezo. Bivuze ngo mu kwa mbere nzaba mpari kugeza mu kwa 12. Ni igihugu mutazagirira umurongo wo mwagiriye mw'Egiputa. Kandi byasobanuraga agakiza tuzahabwa kuzuye. Ubundi agakiza twahawe nako kutumara umuruho wo mu bucakara bwa Egiputa. Iyo rero umuntu adashize umuruho aba agifite ikibazo cyo gukorera hombi. Ndi muri Egiputa no mu Mana ndiho, uzabaho ukomeretse ubuzima bwawe bwose, ntuzigera uryohera. Ngo birangire rero, reba namwe twibonaga tumeze nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Bibiliya iravuga ngo abagabo bararira, ubwo abagore bari bahogoye. Bariza Imana irarakara, iravuga iti ubu igihe cyose nabakuye mu Egiputa nkoresha amaboko akomeye, mbageze imbere y'inyanja, mbashyira imbere y'inyanja kugira ngo mbereke ko ndi Imana ishobora gusatura inyanja ifite metero 300, nkabambutsa n'ubyaye nkamutegereza, nta mupolisi ubarinda muteyaje 600 nkajya buri wese mushyira mu mwanya we ntihagire ukandagira undi. Nkabanyuza Imara amazi nkayahumanura bakanywa, nkabanyuza Elimu mu mikindo 70 bakugama igicucu, nkabanyuza Refidimu atagira amazi nkategeka Mose gukubita igitare. None bageze hano Sinayi barakomeza, ndakomezanya nabo mbarwanira ku Amaleki, mbagejeje imbere y'igihugu ngomba kubaha. Ubu imyaka yose twagendanye nari nyoboye inzige. Namwe ni murebe Imana iyoboye inzige, tuvuge ko nkurikiye Imana, sibyo? Ariko si mwebwe ndi kuvuga, na abandi nanjye nishizemo. Reba nawe Imana iyoboye inzige, kandi bavuga yaravuze ati mbahamagaye mbakuye hagati y'irindi shyanga, ndabijyaniye ndi Uwiteka, nzaba Imana ya nabo bazambera ubwoko bwera. Ni Imana isereburira, ni Imana yishimira, ni Imana igaragarira, ni Imana igaragaza imbaraga zayo. Ariko imyumvire yabo iravuga iti ubwo babaye inzige rero Mose bampemite mbica. Ndabibutsa ko abandi 10 nta numwe warokotse, kuko bari kuzarya nk'inzige, bagakorera Imana nk'inzige, bakaba mu gihugu nk'inzige, Imana ikagibona iyoboye inzige kandi yari izifite ahantu zipakiye. Imwe mu myumvire Imana igipfa n'abantu bigereranyije. Imyumvire ya mbere ni ukwiyumva nk'inzige, ibitekerezo by'inzige. Niba ushaka kugendana n'Imana ukwiye kubireka. Niba ushaka ko Imana izagukoresha kugera kuri, niba ushaka Imana izakora ibintu bihambaye mu buzima bwawe, iteka ryose ni wiyumva nk'inzige, ntago Imana muzakorana. Ntago Imana ishobora gukora ikosa ryo gushora inkunga ku nzige ngo iguhe umwuka, muza amafaranga ugura. Nanze kubabwira ibiciro. Muri iyi minsi ndashaka gukora isomo ryo kwiga imari Imana ifite mu isi. Ndimo ndakora imibare, imwe yarananiye indi ntura mu rwabayanga, ubwo bazi imibare nyine murabizi. Imana irakiza ku kigero nta n'umukontabure yangashe ngo atazarwara umutwe atarabasha kubarura imari y'Imana. Imana irakomeye ku kigero nta musirikare yashize haranga ivuga ngo uyu nuwanjye nuzajya ndwanaho. Kandi reka mbabwire, Imana ntirwana nk'umusaza uri mu cyuko cy'izabukuru cyangwa nk'umuntu ukirutse malaria muri sehashika. Imana ni Imana, ni Imana, ni wabona igisobanuro cyo kuyisobanura. Irangije irababara. Mwicare kamvuga ibintu nihuta dusenge. Kimwe mu kintu gituma abantu ikirere cyabo kikenamo umunezero ni ukwigereranya, ni ukuri urihariye. Haleluya, haleluya. Ntusanzwe. Iyo abantu bigereranyije batangira kuba mfite jimbi rijigo, ibirenge byanjye biriho imyate. Reka njye mbibabwira, nta muntu wavuye mu cyaro udafite ikirenge kivangiye, nta ubaho. Ugomba kugira ikimenyetso kikubwira ngo wageze mu mujyi,
ariko agasigaraho dukeya tukwibutsa kutavukiye mu mujyi. Ibyo ntago Imana yabikoramo ikosa. Ese barokore muri kunyumva? Muriho muranyumva? Nta muntu numwe ntago byakunda. Iyo rutangiye kwigereranya mfite umudigi kweri. Ninde wakubwiye ko ari umudigi? Cyatumye Imana iguteraho inyama ikazima undi nuko hari ibimenyetso yashaka kwica. Buri kintu cyose mu isi y'umwuka ngiye kuba itangazo mutari muzi n'icyo abantu bita defo cyangwa sinenge. Imana yibyaza inyungu z'ubwami. Wa mugabo mugufi ntumuzi? Zakayo iyo ataba mugufi ntiyari guhura na Yesu, kuko yari umukire ameze neza. Buriya Imana iratangaje, ntishobora kugukora mu buryo bwuzuye 100% keretse wihishuriwe mu mwuka. Igushyiraho akantu kakwibutsa ngo roha kaba kahari kandi kabyaza inyungu z'iki. Ntago abarokore bari kunyumva kandi ibwirira abangaba. Imana ntishobora gukora ikosa. Iyo uhaye amaso meza ishyiramo umutuku ngo utazayatereka ukagonga amatara kuko Imana yabibonye mbere. Urumva harimo inyungu z'iki. Zakayo yari kurebera Yesu kure akavuga ati nturiya hanuza, ariko kubera kuba mugufi byamuteye amatsiko menshi yurira igiti. Ageze aho Yesu aba yamubonye aramubwira ngo ururuka Zakayo kuko uyu munsi ndi burari wawe. Hange taye y'abamisi ntago nyishakisha, iza mu buryo bwo automatique, ariko ukora siporo byaranze. Aba barakora bari kunyumvara. Turi mu mugoroba wo gutabaza, muriho muranyumva? Ndashaka tuze dusengera ibintu biremereye. Haleluya, 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 haleluya. Iyo rero umuntu yigereranya n'abandi buri gihe bitwara kwizera bikamugira icyo atari cyo, agahinduka fotokopi y'uruntu runaka mu isi y'umwuka. Imana ntimukoreshe mu buryo bwa original, ikajya imukoresha nka fotokopi. Bwira mwene so ngo ukwiye kuba muri fotokopi, ukwiye kuva muri za fotokopi ukaba wowe wa nyawe. Kuko inama itegura uriwe ntabwo wigeze uyitumirwamo. Imana yafashe umwanzuro ibyizeye kuwizarema, kuwizashyira ku isi ari wowe urakwiriye. Niyo mpamvu udapfa, niyo mpamvu Imana ikurinda, niyo mpamvu Imana ikurwanirira, niyo mpamvu amaboko y'Imana ari bugufi bwawe, niyo mpamvu Imana iguhaye inkunga yo kubaho. Hari umugambi ukomeza w'Imana uhambaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhorana amaganya, intimba, intambara zitari ngombwa, ngo bandebye nabi, ngo ubone iki kimundo cyanjye kimeze nk'ipasi. Ninde wakubwiye ikimundo cyawe ari pasi? Reka none umbwira abagore bo mu Rwanda, ndashaka kubavanga abadamu muri hano cyane bato. Iyo ugiye muri Mauritania ho kugira ngo bakwemere nk'umugore ugomba kuba ubyibushye. Batangira guha abana b'abakobwa bafite imyaka 8 arima comprime ibyo kurya birimo amata menshi ngo babyibuhe. Iyo udafite ibiro 64 ufite imyaka 11 nta mugabo ubuzabona kuko bashaka bafite imyaka 14. Ni defi ikomeye kungana na Jean Paul ufite ikimuno nk'ipasi. Ni defi ikomeye. Ubwo ndimo ndarwana n'umwuka uba hano mu Rwanda. Iyo ugiye mu bazungu kugira ngo ube uri umugore kabisa ugomba kuba ufite impfundiko. Ko kugira impfundiko mu bazungu ni rigeri, ni umugore ukora, ni umugore utambuka, ni umugore. Natwe urumva ni bitesi, kanitwikira n'umutaka kwizuba ngo utazazana iminkanya uzayizana tu. Ugasanga Satani arabazengereza ku buryo bwose. Uri kunywa amazi ashyushye uvanzemo karoti, ukubisemo inanasi, ukubisemo tangawizi, urwaye igifu ukajya wiri gusepfura. Simbabuza kugabanya ibiro rwose, simbirwanya. Ariko ndashaka kurwanya kwihindura fotokopi. Gushosi ryanjye ngo ni umunambe, ngurumva gire byo mu maso mfite jimbiri jigo, ngo amatwi yanjye arabangaraye. Ninde wabikubwiye? Ni mu ijuru babivuze. Ibyisi byose ivuga ni ikinyoma. Icyavuzwe cy'ukuri cyavuzwe n'Imana. Imana ishimwe ko mbigisha ibingibi ibyo bintu ngiye ntabigira. Mora mu munezero mwinshi udashira. Aba twabanye muri burakeye twarumvikanye. Nabo tujya duhurira ahantu henshi. Haleluya, haleluya.
icya kabiri gishobora gutwara umunezero w'umuntu, umuntu akaba hababaye, ni ibyaha bishishana bitihanwe neza. Gukora ibyaha bishishana ariko umuntu ntabyihane neza. Mu buzima bw'umuco nyarwanda harimo ibyaha bigera muri 3 bishishana, bigora abantu kubyihana ku rugero bigera no mu rubyiruko bikagorana. Umwuka wa mbere ni ugusambana, umwuka wa kabiri ni ukwica. Muriho murabyumva? Umwuka wa gatatu ni ugutunga ibintu bifite inkomoko y'ikinyoma. Ibyo bintu ubuzima umuntu abubayemo nta munezero agira. Shaka kunezerwa kumva wapi? Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 51:16 abwira Imana ngo Mana nunyize urubanza rw'inyama y'umuntu, nzongera ndirimba indirimbo zo gukiranuka. Aravuga ati nubwo naguha ibitambo, tembuka kiramo, haguha ibitambo nkakubyinira nkacuranga kakahava. Ko biri yavuga ngo ari umucuranzi w'umuhanga akabindwanyi, mwarabisomye, Uwiteka akaba kumwe nawe akitonda mu byo avuga. Ivuga ibintu byinshi kuri Dawidi. Aravuga ngo nubwo naguha ibitambo nkagucurangira, ntiwabinezererwa wa mutima umenetse ushenjaguwe natakaje, ni udasuzugura. Mundabe hano babwire bimwe mu bintu bitwara abantu umunezero, bakababara, bakaba ubuzima bw'umwijima, bakagira ikirere kibi, ni ugukora ibyaha ariko ntabyihane neza. Mundabe hano ndimo ndabibwira abakristo aho ndi kugenda muri uru Rwanda, kandi mfite abavuga butumwa menshi, mfite umugisha wo kubivuga. Mundabe hano ndashaka kubabwira yuko nk'iyo umuntu yubatse iyo asambanye, noneho akagira umwaku hakazamo umwana, umugabo akamwita izina azi ko ari uwe, ariko harabwenge umudamu abizi neza ko atari uwe. Kugira ngo icyo cyaha azakihane birasaba ko ijuru rimuniga. Nta buhanuzi, nta mayerekwa, nta kuvuga ngo narose umeze nk'imbeba cyangwa wishushanya umeze nk'urunyaruvu. Yakubwira ati ceceka. Biragoye. Uzi kubana umwana w'umukobwa urimba muri korari, akaba yayiririmbyemo ariko yaraye muri geto y'umuhungu, amuhaye uruhushya kandi mu kanya asubirayo. Kugira ngo azabyihane birasaba ko ijuru ryonyine ryo ryijyanira urukundo rikavuga ati rwose urava hano tugutunganije. Naho nta buhanuzi, nta magambo mu buhora. Kira mwene so ngo biraremereye. Noneho nko kububatse, nge ndubatse, n'umudamu wanjye turakundana cyane, ndubatse, kumva ndubatse ndigisha ibintu nzi. Kugira ngo nk'abagabo, iyo waciye inyuma umugore agukunda yaranditse kuri telefone daddy, sitopure munyumve neza, kugira ngo uzezwe, murabizi kugira ngo wezwe neza bisaba kwaza, kuko hari isezerano wishe. Iyo uje wacu Nyarugenge kuwa gatatu tukakwatuza, twebwe nukumva gusa ibyo wakoze ariko ntubohoka neza. Icyo kintu nababwiye, kugira ibyaha bishishana ariko byihanwe nabi. Nakaze ati Imana imbabare narasambanye maze imyaka 8, wamaze urubatse. Umugore birasaba ko abizamo kuko mwagiranye isezerano, ati yarwahita rusenyuka, ukamupfunyikira imbabazi zituzuye utigenda umwami Yesu ariko ntabigenza. Aragenda ariko ntabahoke. Iyo rero bisabye ko umugore abizamo, abashumba barabizi, ahita kubaza ngo wagiye ute? Ntabwo ahita kubwira ngo nakubabariye. Abadamu barabwenge ntitubiziranyeho. Kora ati wagiye ute? Wari wabuze iki? Nagasuzuguro kugira ngo uzezwe. Ngenzi umuntu baherutse kurondora ari kumwe n'umugore we, baramubwira bati ihane warasambanye waciye inyuma umugore. Ese rero umuhanuzi aramubwira ati mwene da wajya gugwamo neza ariko ribeshya. Kugira ngo yezwe byasabye ko nijoro ijuru rimuniga. Umugore we nawe ntabwo yabaye umwana mwiza, mujye mu abana beza. Umugabo naca bugufa katura kuko ari umutwe, ntukajye ubivuga ubupararije urugo rwose. Ko amavuta yatembye mu mutwe ntiyagera ku bwanwa, ubwanwa ntimumbaza icyo ari cyo, kagera no ku misozo y'imyenda. Imisozo y'imyenda nabana nabuzukuru. Murumva icyubahiro dufite abagabo? Urumva amavuta yatembye ku mutwe ntiyagera ku bwanwa, ubwanwa ntimumbaza icyo ari cyo, muzakora ubushakashatsi umwuka wera basobanurira. Akagera ku misozo y'imyenda, ubwo nabana nabuzukuru. Iyo rero umugabo yatuye muri kumwe ntukajye ubivuga, ubupararije umutwe, nawe ubwawe bikugiraho ingaruka. Muriho murabyumva? Muriho murabyumva? Muriho muranyumva? Haleluya. Umugabo byageze nijoro, Imana irazira munigira muri ati urezwa cyangwa ntiwezwa. Umugore ngakumva arimo aragonga, tinapfuye we, ndaje mbivuge we, ndaje mwaturire. Ari mu nzozi ageze yavuga Imana imbabarire, burya ibyo wa muhanuzi yavuze nibyo, narasambanye ariko Imana imbabarire. Umugore ntiyabakabati rero abwira abantu basenganye, nanjye niko nabimenye. Ataro atiramunize
tiramwemeje. Muragira ngo yari gupfa kubyatura? Hari ibyaha biremereye. Kugira ngo uzabone umukobwa wabaye gore kobwa akiri umukobwa, kuko iyo status nta hantu yanditse mu mategeko no mu ijuru ntaho bayigira. Nta gore kobwa bagira umugore. Kugira ngo ubone umukobwa wabaye gore kobwa utinyuka akabibwira fiance mu kinyejana duhagazemo, sha abari intwari. Naho undi waratereka kabisa les yeux bien. Mwamuri kumwe akora ati ihutishe mariage, arashaka hana hungira, ihutishe mariage. Nawe rero kubera kudasenga uvugana n'amatara yo ku muhanda y'Kigali gusa, utubukwe bwabaye ukajyana umuntu uzi neza ko ari kobwa, wazagira ugasanga ni gore kobwa, hita umubabarira kuko niwe utarasenze. Ndabona munyanze, ndabizi murankunda. Icyaha cyitwa ubusambanyi gitwara umunezero n'ibyishimo, kizerereza umuntu, kiramuparariza, kimwambura agaciro, kimwambura guhagarara neza imbere y'Imana. Uwo waba uri we wese, imbaraga waba ufite, amavuta waba ufite, kiraguparariza, kikakwambura agaciro, cyarangiza kikakujugunyiriye, ugasigarana utuntu twa mudu y'ubukristo, ariko ugasigarana mudu y'umunezero ariko utajya unezerwa. Imana imfashe muze kunyuma. Kandi Bibiliya iravuga ngo iyo nta mutima uturega turatinyuka imbere y'Imana. Hari ibintu twangurufa, hari ibintu twakira, hari ibintu byiza twakira. Kavuga umwuka wa nyuma nsoze dusenge. Yesu ashimwe. Sinababwiye ko harimo akazi kenshi, ibi bintu nabivuga n'amasaha 6 sinabirangiza. Icya gatatu gitwara ikirere cyiza cy'umunezero ni ugukomereka kw'amarangamutima, ariko umuntu akajya yitwara nk'aho yakize. Hari abantu babaho mu buzima barakomeretse, ariko akagerageza kubitwikira ntabihereze umwami Yesu, akajyaho umwami Yesu uruhande rw'ibyaha n'ibicumuro, ariko ntabwira umwami Yesu ko yakomeretse yumva ava. Noneho iteka ryose yagera muri mudu nziza aho yagakwiye kuba afite umunezero, akavangirwa, ibitekerezo bikavangirwa, bigacanganyukirwa, agahora ari umuntu utanezerwa, utajya wishima. Kubera iki? Mundebe hano. Mu bintu bigera muri bitatu bikomeretsa, ndavuga mu bikeya nihuse. Icya mbere ni uguhemukirwa mu rukundo. Kujyana urukundo watese, wagera bakakwakiriza urwango bateguye neza. Bwira mwene so ngo birica ibyo bintu. Niyo mpamvu niyo ndi kuganiriza abantu biwacu bakize, ndababwira ngo ujye usuhuza n'umukene, burya byongera utuvuta. Ariko iyo yaje kugusuhuza agize atya ati muraho, ugahita ukwepura icyo ufite uri busy, arapfa, ataha yapfuye. Tavuga ati ariko Mana wandemye mu banyuma, ninjye waherukiyeho, umuntu w'umugabo wanyambuye agaciro, arapfa. Guhemukirwa mu rukundo birakomeretsa, ntimuzanabigerageze. Uzi gukunda umuntu ukimariramo, ugashaka umugabo waranditseho dadi mutarabana, wagera mu rugo akubwira ati ndakwanga n'inzoka yangira kwanga, urapfa. Keretse umwami Yesu wagukiza wakugirira neza, naho urapfa. Dufite abantu babihiwe, bashaririwe, bataryohewe. Yosefu yagiye kureba bakuru be, yirwa bashaka umunsi wose. Ageze ahantu bari baragiye baramubwira bati bagiye, agenda ubashaka. Agerayo atarababaza amakuru, bahita bamufata. Atarababaza amakuru, ikanzu babayivanyemo. Atarababaza amakuru mu rwobo, niko ari kumuho vuba vite. Imana izabarinda urwango rwa vite. Iyo umuntu yangana cyane akanga umuntu vite, kamwanga akamuvuga, kamwanga akamureba nabi, kamwanga akamukandagira, kamwanga nta sori, akamwanga kamwanga divorce, akamwanga akajugunya, akamwanga akamuserereza, kamwanga akajya kuri media. Imana izabarinda urwango rwa vite. Birangiye rero mu gihe atarava mu rwobo ari kwibaza ibintu bibayeho, yisanga ari inyuma bamukurura ku ifarashi. Mu gihe ataribaza ibimubayeho, yisanga yambaye ubusa mu isoko mpuzamahanga ry'abacakara mu Egiputa, aho bakandakandaga, baguraga umuntu bamukanda. Mbibutse ko abasomyi babiri ya muri hano ntago Potifari yamuguze kubera kumukunda. Mu byarase Potifari avuye mu kazi nimugoroba, niwe wageragezaga. Yosefu yari mu byarase, karakana keza kameze nk'akahungabanye ariko gasa nakavuye mu rugo rwiza, ariko nta mbaraga yari afite. Yageze afite imyaka 17, arakareba aravuga ati nkaka ni nkakubita isosi, nkakubita ifi, karaje kabyibuhe kazankurira neza, nzajya ngatuma, ndabona kameze nkaho ari gato n'akajijika, ariko akabitse ibintu by'Imana kazi no kubirinda. Ageze muri gereza rero niho yavuze umubabaro we. Yabwiye umuntu yasobanuriye, aramubwira ngo iwacu niho banyibye,
kandi nta cyaha nakoze cyatuma nagakwiye kuba ndi hano. Akavuga ati ndaziriki rero gukomereka marangamutima bibuza umunezero, bituma utisanta, utiyumva, utaryoherwa, utaba muri societe ngo wumve n'abandi bantu uranezerewe, abandi bavuga ati zamura amaboko, ukabibonamo ibindi bintu. Buriya umuntu wakomeretse no kumufasha bisaba kwitonda. Bakozi b'Imana muri hano, ushobora kumuha igitenge akakirondoramo ububi, akavuga ati reba yampaye cya kindi yacuyishije, aransuzugwe, bikamukomeretsa kurushaho. Ntago abarokore banyumvise. Ibindi kambisome ni ihute nsenge soze ne kurengerera. Icya kabiri kishaka kugukomeretsa ni ukukurenganya cyangwa kukubeshyera. Ibaze mu kinyejana turimo cya .com umuntu aguketsa akavuga ko usambana, nk'umugabo wakakubwira ati ndabiyizi. Niyo mpamvu mu minsi yashize nigishije abagabo bakiri bato, mbasaba ko batazajya batuka abagore, ko muri Kigali abagabo bakiri bato abenshi baratukana, kuko abagore benshi muri Kigali bato bamwe na bamwe ntibakora, baba bari mu rugo. Abagabo rero bataha bananiwe bakiri bato, kamwe ati ngiye decision zawe zirakennye. Noneho iyo ubwiye umugore ngo dore ukuntu umeze, niyo ahetse umwana muheka muri dore ukuntu umeze, niyo namuzanye. Yo muvura muri korale n'uwo mwashyira imbere ntahemere, ko bamuguye ko ari ikintu, bamubwira ko ari akantu, bamubwira ko ari uruntu, doko niyo ari muri korale bameze nk'uruntu, yihagarara inyuma. Adonai Shama. Ndashaka kukubwira ko ibyo bintu utazabishobora, bazagukekamo uburozi, ko generation turi kuririmbira na abantu bariye gorirosi banywa na yawuruti, bakenera abantu bisetsa buri kanya. Kuno bano bahungu bari bafite imbaraga, niyo generation ikenewe. Naho kuza wigize nk'indakare, nk'umujanja wide, nka Boko Haram, kubera ibibazo by'iwawe, bazagukekamo, bazaguhunga. Kukurenganya nabyo birakomeretsa. Ibyo bintu rero byose bitwara ikirere cy'umunezero. Uraho muranyumva? Bitwara ikirere cy'umunezero, umuntu agasigara adashobora kunezerwa. Soza rero kugira ngo dusenge, kugira ngo ntaza kuremerera umushumba. Ibi bintu byose byo gukomereka bizana umutwe udakira, ibitekerezo njyahabi bikakuzuza umujagararo, kandi umuntu arajagaraye. Uraho murabyumva? Kutishima. Kandi iyo ibi bintu byose byatwaye ikirere cyo kunezerwa, ngiye kubakurira inzira ku murima rero. Mundebe hano, hari ibintu bitatu bikomeye bishobora kukubaho iyo nta kirere cy'umunezero. Gushima Imana ntibiryoha, bisa no kurangiza umuhango. Ndagushimiye Imana ariko ntacyo wumva. Reka niko soma imirongo myinshi muri Bibiliya. Gushima Imana ntibiryoha, bisa no kurangiza iki? Ubu uri fotokopi y'ikindi kintu. Imana irashaka wowe wanyawe, irashaka ishimwe ryawe wanyawe. Ikindi cya kabiri, bishobora kuzamo gucyurirana cyangwa kubabwiriramo. Ndashimira umwami. Hari amakorasi bajyaga batera kera ariko atakibaho, kandi ndabyishimira. Birabaye we. Urumva afite ukuntu umuntu amagambo ashize ivuga we. Mumera Imana icyubahiro, niba mutarabarozi bose bakazamura. Hari utuntu twagiye twaduka, ntabwo ari uguhinduka umusaza cyane, ariko rimwe rimwe duturuka mu mico yo gukomereka no kubabara yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Rimwe na rimwe ukumva umuntu ateye nk'ikorasi ariko ukumva abwiriyemo umuntu. Izabikora babireba, n'ukuri izabikora irabikoze we. Ako wabyumva, kumva hari umuntu inyuma arimo abwira ati nubwo wanteye akadobo, ufite umugore w'icyuki. Nubwo urumva gushima Imana bizamo n'ibyaha by'inkuru iyo umuntu adafite ikirere cy'umunezero. Mbaho urugero, mushumba ashobora no kukwaka mikrofone kubera ko amasaha yagiye, ukagira ngo urakomeretse. Ariko nkanjye kubera ko ngiye nta bibazo byinshi ngira, kubera ko nakize, niyo naza hano mushumba akambwira ati nturi bubwirize, ejo nzabwiriza iwacu Nyarugenge, kuwa gatanu nzabwiriza mu Cyafi, kuwa gatanu nzabwiriza he, nta bibazo byinshi. Narakize ku rugero niyo naza hano akambwira ati amaterano ntari bube kandi ndazinduka. Bisaba kunyinginga ngo uze 12:00, ndakubaza amaterano ryari 12:00 nkaza nkiza, kuko nabanje kuba umukristo mbere yuko mbwiriza.
nta bintu byo kuza nyuma ngo mubanze mumenye amavuta yanjye ngagaciro kanjye, ibyo ni rojorojo. Jamais. Iyo ukorera Imana muri original, wowe ni Imana muhana gahunda, ntushingira ku bantu reba, wowe ni Imana muhana gahunda. Uravuga uti amasaha yo guterana hageze, sibambwe saa 12 sinageze saa 11:57 narindi hariya kugira ngo nubahe gahunda navuganye n'umuntu n'Imana, kuko Imana yari ihari. Murabyumva? Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Kandi iyo bambwira bati subirayo wibwiriza, ari gutaha nezerewe, mfite wanjye ibibazo byinshi, nta matayimo. Ashobora kuba impamvu zituma bati subirayo wibwiriza, nkataha neza ntawe nanduranyijeho. Ngira ihame riremereye, iyo ngiye mu bantu benshi nkabasangana ibyondo na zahabu, mfata zahabu ibyondo bakabisigarana, kuko njye naje gushaka zahabu. Ibyondo ibindeba nta matiku ntaki. Ariko iyo umuntu yakomeretse niyo ashima aracyurirana kubitamo ibyaha, ngo Imana yarabikoze ngo muvuge ngo amen, si ngombwa kudutegeka ngo tuvuge ngo amen. Yivuge, nituvibura niho harimo ibya Kristo bigwiriye turayitera. Kwera icyo duhata uradushaka iki? Buri wese anezererwa Imana uko abyumva. Icyakora umuyobozi yavuze tugomba kubahiriza icyo atubwiye, ariko buri wese anezererwa Imana uko agize gute. Iyo niyo bita maturité spirituelle. Si ngombwa kunzunguza ngo ariko nkumva icyubahiro cy'Imana. Ndashaka dusenge. Yesu ashimwe. Icyanyuma nshaka kubabwira, iyo umuntu ashimye Imana nta byishimo afite, nta munezero afite, ikirere kibi, niyo hari ukubajije ku mashimwe yawe urakara kurenza intare. Kuko tugira abarokore batajya baviramo aho. Uza hano ukatwemeza uti Imana yarabikoze, akakureba kuva hasi kugera hejuru. Njya mbibona iwacu Nyarugenge, byakugora kuza kuhashimira ko Imana yaguhaye umuceri, ko baravuga bati warakerewe we, twe twatangiye kurya muri 63. Ariko iyo ushimye ko wanesheje icyaha bumva bidasanzwe. Kandi nibyo ugiye nko muri za Swede na za Suisse, Repes Scandinave, ntushobora gushima kuranje university, barakubwira ati warashaje, kuko kuri bo ni icyita rusange kwiga. Mu yandi magambo ni nkuko abavuye mu byaro mufite amateka ya zavoka zidahiye, ibyo ni byita rusange duhuje. Kuryama mu mashara no kwiyorosa ibirago, siko bimeze? Siko bimeze? Kugenda mu byondo bikagera ha ukarara udakarabye, siko bimeze abavuye mu byaro? Arabwenge, muranyumva? Muriho muranyumva? Cyangwa mwarijijishe mwabaye abanyamugi buzuye? Hari ibintu iyo umuntu ashima Imana atanezerewe, niyo umubajije impamvu z'amashimwe ye nta isobanura arakara. Watubwiye yuko Imana yaguhaye umugabo mwiza, yakugiriye neza. Mu by'ukuri nsobanura ukuntu ari mwiza. Ko twaranje gushima Imana urambaza iki? Akarakara kabyimba, kandi wari umubajije utuje. Hari n'abantu banasetse. Muriho murabyumva? Umuntu ashobora kuzana agashima ati ndashima Imana. Hari umuntu washimye Imana mpari mu rusengero, aravuga ati Imana yampaye amafaranga, ngiye kubwiriza ndavuga nti banza uduhe twese. Kuko rimwe na rimwe ushimye ngo warariye urahaga, kugira ngo tubyumve uzaza utugaburire mu iterano rya burakeye. Ntabwo uzashima cyane, uzavuga uti Imana yarangaburiye, twese tuzati tuvuga amen. Muri Afrika dushima nabi, nta muntu n'umwe uraha, ntawe muravugana, hari amashimwe yo mu rugo mu mbere. None urapostinze we kuri WhatsApp, ushize kuri WhatsApp, turakubaza impamvu z'ibyo byiringiro. Abarokore baranyumvise ra? Icyanyuma ni nacyo cyifuzo dusengeramo. Ndabingingira mu mwami wacu, nanjye niyingingira ngo ibya Kristo bigwire muri twebwe, bitubohore kuba mu kirere cyo gusharirwa no kubihirwa. Imana bampera umugisha. Nashoshe. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo dusenge. Ndagira ngo dusenge. Hombeka amaso ya gato ya twisengere. Ntabwo nzi impamvu zitumye ugira ikirere cyo gusharirirwa, kubihirwa, kutaryoherwa. Nta munezero, nta byishimo, urabihiwe. Niba hari impamvu ukumva nturyohe, ukumva ari fotokopi y'ikindi kintu, ko mu buzima bwawe burashushanya, uhaguruke tugusengere. Ko ndahita ninginga umushumba adusengere,
niturangiza agenda asengera ikintu kimwe kivuga ngo ibya Kristo bigwire muri twebwe. Urahari ngo urambure ikiganza tugusengere? Urababaye, urashaririwe, wumva wanakwiyahura, mu buzima ntacyo buvuze, Satani yakwemeje ibinyoma byinshi, yakubwiye kuri kibi, usa nabi, uri nta kigenda, uri akantu, uri uruntu. Ndagira ngo dusengane Imana.